Hari igihe ubuzima busharira ariko ntibuhora busharira. Hari iminsi umutima uremererwa n'agahinda ukibaza niba ejo hazongera kumurika. Hari igihe useka ariko umutima wawe wuzuye amarira. Hari igihe uvugana n'abantu ariko ukumva uri wenyine. Hari igihe usenga ukibaza niba Imana ikumva. Ariko humura, imvura ntigwa iteka kandi ijoro ntirihoraho, n'izuba ntiribura kurasa kandi bigeraho rikarenga. Iyo ubuzima bugukubise hasi ntukibagirwe ko ushobora kongera guhaguruka. Iyo abantu bagutaye ntukibagirwe ko agaciro kawe kaba katagendeye ku myanzuro yabo. Iyo inzozi zawe zatinze ntukazivuguruze ngo wumve ko ari iherezo ry'ubuzima. Imbuto nziza ntizera umunsi umwe, kandi igiti kinini cyabanje kuba akabuto gato. Uruzi rutangira ari agatonyanga, n'intsinzi itangirira ku ntambwe imwe. Niba uri kurira uyu munsi ntugatekereze ko amarira yawe ariyo herezo rya nyuma. Hari impapuro z'ubuzima zitarandikwa, kandi hari imisozi utarazamuka. Hari inseko utaraseka, kandi hari imigisha utarabona. Ntukareke ikibazo cyawe cya none ngo kibe icy'ejo hawe hazaza, kandi ntukareke amagambo y'abantu ngo acecekeshe inzozi zawe. Ntukareke gutsindwa rimwe ngo bikwereke ko uzahora utsindwa. Komeza urugendo. N'iyo intambwe yawe yaba nto, komeza kwizera. N'iyo ibintu ibyo wabona bidasobanutse, komeza gukora ibyiza. N'iyo wabona nta muntu ukubona, ariko ibuka ibi: igiti gihangana n'umuyaga nicyo kirushaho gushinga imizi. Nawe ibyo urimo kunyuramo bishobora kukubaka aho kugusenya. Umunsi umwe uzareba inyuma uvuga uti byari bikomeye ariko sinacitse intege. Kandi umunsi umwe uzamenya ko ibikomere bitakugize iherezo, byakugize umuntu ukomeye. Humura, urugendo ntirurarangira kandi ibyiringiro biracyahari.